Yes, hello my people, banyarwandakazi, namwe mwese mwamaze guhitamo day by day news, nongeye kubifuriza ibihe byiza, mbifuriza igitondo cyiza kabisa, Imana ikomeze kubarinda muri rusange, nabifuriza weekend nziza, dore ko tuba twinjiye muri weekend. Murabizi ko mbana baragije rurema icyumweru kigitangira, tunashimira Imana ko itugejeje uyu munsi duhumeka umwuka w'abazima, ndetse n'uwaba waragize ikibazo kabisa, Imana ikomeze imushyigikire. Ngaye nguko rero murabibonye muri screen ko harimo umugabo, mukabona n'ababyeyi bomiwe. Aha ni mu karere ka Nyanza rero, nagutinda reka twite twinjira mu nkuru, dore ko mu karere ka Nyanza ibihabereye ari agahomamunwa. Ibihabereye byo ni ayandi mateka mu by'ukuri. Noneho narababwiye ngo isi maze kuba umukara, noneho iri kugenda iba umukara burundu 100%. Ngaye nguko rero umugeni yakoze ubukwe, ubundi noneho muri wa mwanya wo gutera akabariro biranga, biramunanira gutera akabariro n'uwo bashakanye. Umugabo arangije ahita yiyahura, umugabo nyine ahitamo guhita yiyahura. Bivugwa ko rero iyo nzu bakoreye mu bukwe bakahita bajya kubamo yari yahumanyijwe se cyangwa yarozwe, ariko aya niyo makuru turi gukurura. Reka mbanze mbahe iyi video, mbashyiremo n'aya majwi, mubanze mwumve uko byifashe, ubundi nze dukomeze n'umwandiko uko umeze kabisa. Umuhungu abaza umuhungu telefone ntiyayifata, aramanuka nk'umuntu wari usanzwe ajya mu ruhango, aravuga ati reka manze ku bana ndebe uko baramutse. Yongeye gutelefona, telefone ngo isonera mu ipantaro yari yambaye aho yari yimanitse. Basunitse rero mu gikoni aho yimanitse, basanga umuntu arakimanitsemo nyine. yego none baratubwira bati mucendereye yakora, natwe nitwari tuzi yuko yashatse. Mama we yatunyuzeho aje gukomanga, asanga twagiye gusenga, ariko natwe biduteye agahinda. Njya makuru numvise ngo nuko yagiye gutera akabariro bikamunanira, agasohoka nk'ugiye hanze n'umugeni we yatubwiye. Agasohotse nk'ugiye hanze bimaze kumunanira, arategereza araheba, agiye kureba rero asanga yiyahuye. Umugeni jewe namubonye, yego ariko nabonye nawe amerewe nabi rwose. Yashize kubera kubabara nyine ko abuze umukunzi. Ubwo rero umugore nyine nawe asigaye mu kangaratete, byumva, ariko ntabwo nzi intandaro yo kugira ngo bibe byabayeho. Ari shitani, nimba ari byo bamuterere ntubimbaze. Nanjye birashoboka ko nabihamya ko baba barahumanije, wenda bakavuga bati narongora uwo munsi azabuko uko babishaka. Twaje rero dutabaye, twumvise iyo nkuru tuhageze kuko dusanga umwana w'umuhungu yimanitse. Ubwo twagomeje rero kubaza uwo mwana ngo yari yashyanye nyine ngo amubere umugore, umwana w'imyaka 18 n'ijoro. Umwana rero atubwiye yuko baryamye n'ijoro, yagejeje gutera akabariro biranga. Hanze rero ubwo ngo umukobwa aramubwira ati ihangane ejo tuzabibaza, tuzavugisha mukecuru twumve uko bimeze. Arangije ngo umwana yimyoje uwo muhungu, arasohoka, arangije ajya mu gikoni, ahita yishyira mu mugozi ahita nguko uko tubibonye. Ubwo nawe mpageze ntabaye nyine nanjye njya kureba nk'abandi bose. Iyesa, ngira ngo mwabyumvishe rero, muri kubyumva ko isi yameze amenyo. Iby'isi byo bimaze kugenda biba agaterera nzambi, dore ko uyu Alex ryari ijoro rye rya mbere yaravuye mu bukwe, kwa kundi nyine babatashye bavuye mu bukwe, akagera muri wa mwanya wo kwisayidira biranga. Mwumvise ko abaturage bo bagiye batangaza ko bishoboke kuba kwaba ari ukurogwa, ngo dore ko ibi byo byaje kuba biba nyine bagakeka ko ari kuba baruze iyo nzu bari bagiye kubamo. Ubundi noneho uyu musore bikaba byamunanira kubaka urugo cyangwa se gutera akabariro, ubundi bikarangira yiyahuye. Uyu murambo w'uyu musore Alex waje kuba uhitujyanwa ku bitaro kugira ngo upimwe, kugira ngo barebe mu by'ukuri ese niki cyamwishe, nimba mu by'ukuri yiyahuye cyangwa se ataza kuba ari umugore we waje kuba wamwiyicira ubundi akabishya ko yiyahuye.
ngahe nguko rero uko niko byifashe hariya mu karere ka Nyanza, dore ko nyine ibintu byakomeje kudogera. Ngahe nguko rero tumwifuriza iruhuko ridashira, ubundi reka dusubire mu kanya. Ndabakunda, ciao ciao.